Nshuti bakunze mukurikiranye IRTV ijwi ry'urugwiro by'umwihariko bana mukurikirana cyane ikiganiro umugani nkunda kubacira umugani w'ijwi ry'urugwiro. Umugani w'ijwi ry'urugwiro ni ikiganiro abana turushaho kubasobanurira iby'imigani ya kera. Ndi Andere Isaka, namwe aho muherereye mwanyibwira nubwo ntari buhite numva amazina yanyu, ariko abana b'inshuti z'umugani w'urugwiro by'umwihariko ndetse muri rusange mwe mukunda IRTV ijwi ry'urugwiro, mbahaye ikaze nanone muri iki kiganiro. Dore rero njyaho ndi burije, nyamuneka muntu uherereye ahantu butarira uramenye ntukomeze kumva uyu mugani utankorera ishyano nkahinduka umuserebanya. Burya kirazira ntawe uca umugani ku manywa. Njye nyamuneka uyu mugani nguciye bwije, ntihagire umuntu uri nkururira ngahumve hakiri ku manywa. Mwabana mwe, iyo uciye umugani ari ku manywa uhinduka umuserebanya, kirazira mu Kinyarwanda. Reka rero dukomeze tujye imbere. Nge ndi muri studio za IRTV ijwi ry'urugwiro, radio na televiziyo. Ushobora kudukurikira kuri televiziyo uciye kuri YouTube ukandika IRTV ugasiga akanya ukaba uri kutwumva nonaha uko turi kugenda turushaho kugira ibiganiro biganza urugwiro. Ndetse ushobora no kutwumva kuri radio yawe unyuze kuri murandasi ukanze eshatu akadomo ukashyiraho IRTV ukongeraho akadomo inyuguti ya fa niyara bifatanye, ugahita wumva gahunda ijwi ry'urugwiro, sauti ya kirafiki twakugeneye. Ngiye rero uri kumva cyangwa uri kubona imbere yawe turi kumwe muri uyu mwanya. Ndi Andre Isaka, ndi Paris mu Bufaransa. Ikiganiro rero umugani w'uyu munsi, ijwi ry'urugwiro twabateguriye umugani ushobora kuba uzwi n'abantu benshi, ariko abana bato nimwegere hino uyu mugani manza mutawuzi. Uyu mugani ni umugani wa Bakame n'Mpyisi. Mpyisi niyo bita hiyena. Hiyena murayibuka, mwarayize mu Cyongereza. Bakame kagakwavu, ariko Bakame ruba ari urukwavu rwo mu kigunda. Ndagira ngo abana bagira ishusho y'ibyo tujye kuvuga mu mugani. Ntaratangira rero ndagira ngo mbacire umugani. N'ubundi ngo harabaye ntihakabe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigaye inka n'ingoma. Rero ndabacira umugani mbabe mbuze umugano, n'uzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani bukiziritse ku gisenge cy'inzu. Nuko rero kera habayeho. Kera Bakame yacuditse n'Impyisi, nuko biranywana. Harababyita guca kunda. Birabana ndetse bishyira kera, umubano urakomera, ariko Bakame ikababazwa nuko Impyisi yirusha ubukungu. Inshuti z'iki gihe zirakagira Imana, niko navuga. Iyo zibuze urugwiro ibintu byose birazamba. Ntabwo nshatse kwigana wa wundi, ariko kaba kabaye. Nuko bukeye Bakame ibwira Impyisi iti reka ducuruze impu, ubukungu burushaho kwiyongera, ndetse ungurize, mbega umpa igishoro dufatanye ducuruza. Umva nawe umuntu aragira ati dufatanye gucuruza kandi aba ari wowe umuha igishoro, atariko ntacyo nzajya nkungukira. Yemwe kera kabaye Impyisi, rubanda rw'umwami nta mutima mubi, yari yuje urugwiro ndetse n'ubupfura. Iti ibyo ntacyo bitwaye. Nuko Impyisi irabyemera. Imaze kubyemera rero mwabana mwe, wakwibaza uti byaje kugenda bite? Ngaho mbwira, urakeka byaragenze bite? Ndagira ngo mbaze abari online none abakurikiranye IRTV ijwi ry'urugwiro, badukurikira kuri televiziyo cyangwa kuri radio, aho bakanda eshatu akadomo IRTV akadomo FR, abari kuri radio bakatwumva mu majwi gusa, cyangwa se abajya kuri YouTube bakandika 250, ariko 250 babanza gushyiraho imbere IRTV, hanyuma bakaba bari kutureba ku mashusho. Uyu mugani nkomeze nkuce cyangwa wihorere? Ndagira ngo numve nkomeze cyangwa ndekera ahangaha. Mutaransubiza reka nkomeze. Abaza kumva nari nkwiye kurekera aha muzabinyandikire muri comment, mumbwire muti iyo uza kurekeraho byari kuba byiza kurutaho.
Bana rero mukunda ikiganiro ijwi ry'urugwiro n'umugani ducira abana, nuko umushinga wari umaze kwigwa rero nimba mwibuka neza, Bakame imaze kugira inama Warupyisi, ibintu bigiye mu buryo. Warupyisi hari aho bahita bihehe, ninza kuvuga bihehe ntimugire ngo ni indi nyamaswa mwabana mwe. Ubwo ubucuruzi rega bwatangiye, impu ziraguzwe ndetse ibintu birakomeye, ibicuruzwa bibaye byinshi, isoko ryo mu karere rirahaze, riruzuye, ibintu bigenze neza, impu zibaye impu, ubucuruzi bugeze no hanze y'imipaka. Ariko Bakame irakomeza iba Bakame. Nuko Bakame igira ikirirwaza, ubucuruzi buracumbagiye, ibintu bigenze nabi. Icyakurikiyeho ni iki? Ndetse igihombo ubwo kiba kiraje, ibintu birononekaye, ni agahinda. Nuko hashize iminsi Bakame irazinduka nyuma ya cya gihombo, ibigeze kwa Mpyisi, iti yemwe abo kwa Mpyisi mwaramutseho. Ndetse yaravugaga ukagira ngo umwuka ugiye gushira. Impyisi iti bwakeye Bakame mu kajwi rwose gato ihondobera cyane, ndetse nk'itari buze kubasha kuvuga icyo ishaka kuvuga. Ibira ariko iti nta miramukire yanjye, baraye baducucuye, badusahuye ntibadusigira na busa. Ubwo Impyisi rero ikibyumvirwa mu kantu, nuko isa n'ikubiswe n'inkuba. Ariko Bakame ibonye ko Impyisi ibuze ahirigitira, irayishukashuka, ibwira ko izayishyura. Iti humura, nubwo badusahuye muvandimwe, humura rwose nzakwishyura. Murumva byaraje kugenda bite? Nuko Bakame iragenda ifukura icyuzi, yororeramo amafi, maze ikagigira gutyo gake gake, igakuramo amafi make runaka bitewe nuko ibona ari gukura, ikayaroba ikagenda. Murabyumva namwe ubwo abakunzi b'amafi ntimumbaze uko byagendaga. Ubwo ari bukaba buragowe. Hashize ukwezi Impyisi ijya kwishyuza, itari ko ibi Bakame nkora n'ibiki. Nuko biragenda, Bakame ubwo iratuje iratekanye, ariko Impyisi nayo ku mutima iti ntabwo iba ari byo. Nuko rero Impyisi ijya kwishyuza Bakame, iti rwose ibintu byanjye ntabwo byabuhera gutyo. Bakame yakira neza, yikoza munsi y'urugo, iroba amafi 10, iraza irayateka, iyavanamo umufa uryoshye cyane, maze yegereza Impyisi. Mu mwanya muto Impyisi iba irakomba imbehe. Ntabwo nshaka gukomeza ntasobanurira abantu icyo bita umufa. Umufa ni cya gihe batetse ibikomoka ku nyamaswa ibyo ari byo byose, yaba ari amasamake, zaba ari inyama n'ibindi biva ku matungo bitari amata, ariko ndavuga inyama. Barangiza bagasukamo amazi, bagacanira, bagashyiramo umunyu, ntibashyiremo bya birungo bya bindi byinshi ntabishyiremo. Icyo gihe icyo babonye ntabwo bakita isupu cyangwa isosi, uwo bawita umufa. Nuko mu mwanya rero mutoya Impyisi yabaye iri gukomba imbehe. Ntumbaze aho amafi yarari, ibyo nawe wabyibwira. Irangije iti mbese shahu Bakame, ibintu biryoshye bitya bikurahe? Ntabwo ari ikosa rero abantu benshi iyo basanze aho bagiye bateguye neza bababaza uko babigenza. Bakame irahaguruka ijya kuyereka icyuzi cyayo, iti ugenda ufukure nk'iki amafi azimezamo. Warupyisi igeze imuhira, sinakubwira ukuntu yarimbaguye imisozi, irataganyura mu kanya gato icyuzi yari imaze kukibona. Nuko imaze kuyoboramo amazi, itegereza ko amafi yazamo, iraheba burundu rwose. Umujinya urayica, nibwo igiye kwa Bakame iyirakariye cyane. Igezeyo Bakame iyisomya ku nkangaza y'akataraboneka. Nanone sindi bukomeze ntabwiye abana icyo bita inkangaza. Inkangaza bwari ubwoko bw'inzoga. Mwabana mwe muramenye ntimuzanywe inzoga, muracyari bato. Bwari ubwoko bw'inzoga y'ubuki. Iyo yabaga ari ubuki bwonyine babyitaga umutsama, yaba irimo urwagwa bakarwita inkangaza, haba harimo ikigage bakabyita inturire. Reka dukomeze. Nuko rero Warupyisi imaze gusoma ya nkangaza, kwibuka icyari cyayizinduye biragatabwa. Imaze kuryoherwa cyane, iti mama we, murabizi namwe nyine
uyikura mu gicuma ikagukura mu bagabo, ariko ngo inzoga ni mu cyurabuhoro, nabwo tuzabivugaho ubutaha. wari ugisitise ibi byo ubikura bakamiti ukagira rwa rutoki rwose ukabura inzoga y'ubuki nk'iyi, kubera ko inkangaza ni inzoga y'ubuki ariko harimo urwagwa rw'ibitoki. Bakamiti hoshi igenda utemagure za nsina zose, amakakama azivuyemo uyashyire mu kabindi amarimo ibyumweru 3, maze uzasomeho wiyumvire. Nyumvira nawe, aho kugenda gutema ibitoki ikenga umutobe igatara urwagwa, iti ugende utemagure insina. Ibi bintu nukonona, ibi bintu nta rugwiro rwaba rubirimo. Nuko impyisi iragenda ibigenza uko Bakame yayibwiye. Ibyumweru 3 bishize iragotomera, maze ururimi rurababuka, inkanka ziratenguka. Sinakubwira, umujinya urayica, impyisi irazenga, ifata umufuka no kwa Bakame ntiyasuhuza, yiroha mu nzu, ihita igafata igashyira muri wa mufuka ngo ijye kukaroha mu manga. Igeze mu nzira yibuka ko yibagiwe urujigo rwayo kwa Bakame, iratura isubira inyuma yiruka. Bana nshuti z'urugwiro, bakunzi ba UMUGANI, mwese ndagira ngo tubanze dufatanye urujigo harya n'uruki. Uwabaza urujigo icyo ari cyo aze kubyandika muri komanteri ahagana hasi ku bari kudukurikira kuri televiziyo, kandi namwe mudukurikira kuri radiyo munyuze kuri wa3.rtv.fr. hari aho bandika ibitekerezo, ushobora kutwandikira urujigo cyangwa n'urujijo. Nuko ngo igeze mu nzira yibuka ko yibagiwe urujigo rwayo kwa Bakame, iratura isubira inyuma kuruzana. Urujigo rero ntabwo ari urujijo, urujigo ni inkono y'itabi mu kinyarwanda cyo hambere. Reka dukomeze umugani abana inshuti z'urugwiro mudukurikira muri iki kiganiro cy'umugani ku ijwi ry'urugwiro. Ndibaza mumenye icyo bita urujigo, ntimuzawitiranye n'urujijo. Urujijo ni ukutamenya. Nuko rero kera kabaye, ingeragere iza kunyura hafi y'uwo mufuka urimo Bakame. Nuko Bakamiti uraho ngeragere. Nuko ngeragere byumvise irakebuka, turacyabaho Baka, ese urakora iki muri uwo mufuka shaho? Niko Baka. Nuko Bakamiti ntiwamenye ibyanjye yewe. Muri iki gihe umuntu ajya kubwira ati ibyanjye se, ibyanjye ntiwabimenya. Ubu banshyize muri iyi ngobyi ngo bajye kunyimika, njye ntege kutunyamaswa turi hariya hakurya, nicyo gituma bagiye bampetse. Nyamara se shahu ureba ngubu ugira ngo ndanabishaka. Iyo ni Bakame, ariko ntibabyumva. Ingeragere iti shu, ukivutsa umugisha nk'uwo sha, reka nigiremo niba utabishaka. Nyamuneka mwabana mwe muramenye, ntimukajye mupfa kujya mu bintu mutazi. Ingeragere igiye mu mufuka, kandi ntabwo mu by'ukuri izi neza impamvu bashyizemo Bakame. Bakame ibanza kwangira, nyuma iti ngaho jyama, ariko nawe urampemba. Ingeragere ihambura wa mufuka, ivanamo Bakame, maze iwinagamo ngo koco. Bakame sukukanira, iradanangira, irangije iti ngiye kuguteguriza. Bana nshuti za UMUGANI, ijwi ry'urugwiro by'umwihariko bakunze iki kiganiro umugani kuri UMUGANI ijwi ry'urugwiro, ntago nabura kubasobanurira icyo aya magambo nari nsubikiyeho avuga. Irawukanira, iradanangira. Kudanangira ni ugufunga rwose burundu, naho gukanira ni ukuzirika, ni uguhambira. Irawuhambira, bya bindi tuye tuvuga ngo bya sawa sawa. Nuko muri ako kanya impyisi iraje ibatura umufuka ngo giri biravuze ngo yagiye yirukanka. Igeze hirya itariko noneho ko biremereye. Ibi ni biki? Iko biremereye cyane, iyi nkenya iri iki? Nuko impyisi ikomeza kugenda yivuga nitereka y'ubusa, ndakurohasha, dore igihe wambeshyeye.
bana bato mujya mukunda kuvuga muti imyaku iramuvukanye, ingeragere imyaku nayo irayivukanye ahangaha. Ingeragere ibyumve iti reka mpyisi rwose sindi Bakame, shyira hasi nigendere. Iraboroga cyane ariko impyisi ntiyabyumva, ahubwo ikayisubiza ngo dore aho wambeshyesha, ubwenge bwawe ndabuzi, umunsi ntarengwa n'uyu. Iragenda no mu manga ngo po, ingeragere iniha rimwe ririsa, nuko igera mu kabande itakirashya. Ngayo ayo kujya mu byo umuntu atazi. Ndabisubiramo mwabana mwe, ntimukajye mujya mu bintu mutazi ibyo ari byo. Impyisi itaha yizeye ko rero igiye kwirira ya mafi ya Bakame no kwinywera ya nzoga y'ubuki. Mu nyibutsi, inzoga y'ubuki n'urwagwa yitwa ngwiki, mubishyire muri komanteri mwe mudukurikiranye kuri televiziyo, hari uburyo bwo kubyandika. Kandi iyo ubuki babukozemo inzoga bwonyine babwita ngwiki. Nabivuze, nimba wabyibagiwe wongere usubire inyuma ubyumve neza. Kandi si yo ubuki babuvanze n'ikigage babyita ngwiki. Ariko hari abajya bashyira ubuki mu cyayi, abandi bakabushyira mu gikoma. Ibyo byo nanjye sinzi uko byitwa, uwabaza uko byitwa yazabitubwira. Nuko ku mugoroba rero nkomeje kubacira umugani, ku mugoroba Warupyisi iratarabuka, nuko igeze kwa Bakame isanga ka Bakame kidundaritse ku nkombe y'icyuzi cy'amafi yako kari kuroba. Kuroba ni igikorwa gikorwa mu gushaka gukura amafi mu mazi, kwica amafi mu mazi ukayakuramo ukayashyikiriza abantu mu bucuruzi, kuyarya cyangwa ubwawe. Uko gukura amafi mu ruzi cyangwa se mu kiyaga nibyo bita kuroba. Wasanga hari abana badukurikiranye nyamuneka batazi kuroba icyo ari cyo. Hano aho mgize nti Bakame bayisanze yidundaritse, bivuze ko yari yicaye ahantu hirengeye kandi ku kantu gato, nicyo bita kudundarara cyangwa kwidundarika. Nuko rero bihehe ihingutse aho, Bakame iba yayibonye. Bakame iti Warupyisi nyamuneka, Warupyisi nyamuneka, Warupyisi rwose ntunyegere, ntabwo abatarapfa nkawe bagomba kwegera abavuye ikuzimu nkanjye. Sibwo se iyiteye ubwoba, irayititije karabaye. Impyisi irumirwa igira ngo kuko Bakame yazutse, ishya ubwoba. Ndetse impyisi burya n'ubusanzwe igira ubwoba, ariko none aha byabaye ibindi burayirenga. Itekereje ko wenda ihamya aho yapfa, irirukanka, sinakubwira irahunga. Izinuka ityo kuzongera kwikorereza Bakame no gucudika nayo. Sinjye rero hahira umugani, ndetse nkababwira nti ibi nta rugwiro rubirimo. Kuba uri aho ngaho warigize indyi cyangwa se indyarya, ariko abanyarwanda baravuga ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi. Bana bato rero umugani naho ubutaha, kandi ndabashimiye mwadukurikiranye kuri televiziyo. Mukomeze mukurikirane gahunda za IRTV ijwi ry'urugwiro, munatugira inama kandi murusheho gukora komenti, mufashe abantu hirya no hino kubona ibyo dukora. Iyo wiyandikishije ku mbuga zose dukoresha, yaba SoundCloud, yaba radio, mwumva muciye kuri Zeno FM, aho wandika wa3.irtv.fr, ndetse n'abashobora kutwumva banyuze ku zindi nkoranyambaga dukoresha. Kwiyandikisha ni ingenzi. Iyo wiyandikisha no kuri televiziyo, buri gihe uko ikiganiro gishya kije uhita ukimenya ukagikurikira. Kandi urugwiro ni urwacu, mureke dukore icyatuma urugwiro rugwira. Njye ndi Andre Isaka, iyi ni radiyo ijwi ry'urugwiro. Ikiganiro ni umugani w'umwana ku ijwi ry'urugwiro, sauti ya kirafiki. Naho ubutaha, kandi mukomeze munogerwe na gahunda IRTV ijwi ry'urugwiro bagejejeho, kandi nizikomeza kubagezaho. Burya ni amakosa akomeye cyane kumva IRTV ijwi ry'urugwiro wamanuye volume. Uba ugomba kwizamura yose ukayigeza hejuru, ugakomeza kugenda ugira ibihe byiza. Naho ubutaha, reka mbaragize Imana.